neza k'Uwiteka Imana ivuganye nawe akira akazi k'umugisha kandi karihuse. Imana ikuye ibiryo by'impica ntikiza mu buzima bwawe. Imana iguye gutunga no gutungisha abandi mu muryango uvukamo. Dore Imana irakwamamaje, zamuye izina mu muryango, ni wowe ugiye gukiza umuryango kandi ikubatije mu mwuka wera. Aguhaye impano zayo, guhaye imbaraga zayo. Akira imbaraga rapayasa kerewasa kerewasa kira imbaraga kokerebo imbaraga zikora bosara imbaraga zikiza mwuka wera imbaraga z'Imana kokare bosara. Akira ubuhanuzi, akira iyerekwa, akira gukiza indwara. Imana igiye kugukoresha ibitangaza muri uru rusengero. Abantu bazamenya ko yari umukozi wayo. Ndabona ikiganza mama, ndabona ikiganza yego mwebwe, ndabona ikiganza kigiye gukosora ibintu muri iyo nda yawe. Ndabona ikiganza kigiye kuguhesha ibyawe ukuze. Ndabona ikiganza kizanye indishyi z'akababaro. Ndabona ikiganza kije guca agasuzuguro kuri uriya muntu umaze iminsi kwivugaho. Ndabona ikiganza kije kuguhesha ibyawe wariganijwe. Ikiganza cyaje n'abaruvuga ngo amina. Iyo mpaba Dawidi yarazanye igihanga, ariko mwene Karisi iyo mpaba nari kugenda n'igihimba nkakizana nkagikoreraho ubufenda. Uburyo yatuzengereje barakizamukana, abagore batari kuzi ko ari wowe batireka Dawidi yigize hino, bati sha Dawe uzi ko ari Goliyati wana, uzi ko ari we. Dawidi ati namwishe, iki ni ikimenyetso. Maze Dawidi ngo agikubita intsinzi hariya, abagore bahita bipanga ku murongo. Nta repetisiyo byagombeye, shiriramo umuziki sha, nta dirijante, nta bintu by'amagambo menshi. Ni ukuvuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu, kandi ari umuntu umwe. Iki kiganza nigikora ikintu kimwe bizabarwa mu nzovu. None byarabaye nabaye umuntu ukaze. Mama mujurishije inzu nziza konoshi ifite amatuwarete mu nzu n'ibikoni byo mu nzu. None byazina nyirabagenzi ndimo ndigendera amahanga, ibihugu n'intara n'imijyi n'ibyaro byose. Imana ingirira neza wa mugabo. Sasa ngiye kubona mbona araje avuye mu bihugu byinshi, araza ati dukora ubukwe. Ndirekora ni gute se? Ati nturambeshye. Ije mbona umbeshye. Mpamvu navugaga gutyo narijijishaga. Burya nta mukobwa utijijisha niwe waba ufite amabenga, uriyaranje ukabenga kandi ubizi kuri mubi. Urabizi ko ufite amabenga, urabizi ko ufite amabere angana n'akadobo kawe, urabizi ko ufite taye nk'izi modoka z'Abashinwa, ariko umusore arakurambagiza ukijijisha. Nzagusubiza ngiye kubyiga. Urabyigaho, ufite ishuri ujya kubyigaho, ufite laboratoire ujya kubipimamo. Emera fatiraho. Nanjye narebaga uyu mugabo ukuntu aje asa yambaye
narishifanya mu maso mpime ibiro 41 nakanura ukagira ngo ndebe imirari kandi nukuri pe sindebe imirari mu bagore batanu bakanura neza nzaba imyate nari mfite ni byiza ati gahunda n'ubukwe hewe ni muretse mbyigeho ibaze ko twakoresheje invitation nkazimarana iminsi 3 mu nzu naratinye gutumira ngo atongera akagenda ihungabana siki ibaze ko twanakoze ubukwe nyuma y'iminsi 4 nkibagirwa ko nakoze mariage nkabyuka mu gitondo nkakaraba ngataha ngasubira kwa mama kubera guhungabana ngeze hafi yo mu rugo bati subiraho wangunguzi we nta muntu usubira wabo bataramucisha mu irembo bita ndibuka ko nakoze mariage gutinda mu kigeragezo ndaje ngusengera isengesho rigukura ndaje nguhesha ibyawe kuko Imana yagize umuhesha twakoze ubukwe abavuze ko atazanjyana bahindura amagambo mu bukwe nibo babazaga bati muranywa sitoro cyangwa ni orange bati orange hajya mbareba uburyo barimo banywa amavanta hashobora gukora mugira umutsi kwera we muri kunywa vanta nakoze ubukwe n'amagambo najya kubona nkabona amakorasi bari kuyabyina ngo yari cyakoze arona bwene mbabarira wicana mbabarira wisakuritse yanyiciye ubukumu yaransebeje kwa data yasanze umugabo wanjye mu cyumweru nzakora ubukwe ati nigihora umurwaza ku maternity akuyemo indeshano umugabo wanjye ati Imana ishimwe ndumva afite ibimenyetso byo kubyara ntibizangora aho ikiganza cy'Imana cyageze ntabwo ubukwe babwica ngo bupfe ndashaka kuvuga kuri iki kiganza iyo umuntu yanyiciye uko nangije aza kuntamba imbere anyanduriza ikanzu y'umweru n'agatimba ngo yari yarabitubwe nicara twubahane ntakubwira nabi ndi umugeni Marena ati rero gerageza ugabanye ibintu by'amahane ni Marenda mu Rwanda bimbesha bambeshe kero bagatimba nakagezamo numvaga nahereza n'umugabo ururabyo ngo njye kwihaniza abantu n'amafoto yanjye uko sinjya nyerekana kuko nari nsiritse ntazamujyana ntabwo muberanye ntiyagutwara ntabwo bihura uri umukene afite amafaranga Imana agombaga kumpuza n'umunyamafaranga ngo njye nshire inzara kandi ikintu nakoze nkigerayo nabanje kurya icyitwa amafaranga none muragira ngo mbabeshe ndo murokore nkigera kwa niryo Mugabe Jean Paul nari icyitwa amafaranga naryaga mbere ya saa 6 saa 4 saa 6 saa 9 na ninjoro nido ikivuguto ishushu na urute nkamwera rimwe yawe nzararera nyishowe yadatowe ariko nawe akabibona ko mfite inzara yo mu magufa nawe akabibona z'ubwenge akabegera ambwira ati banza unywa agasupu kugira ngo bitanyica nanywa fanta nashyira ku munwa nkashaka gukura yashize ati barumviriza banywa gake inzara inshiramo murabona ko ntayo pe
ntabwo wagira inzara ngo ubu biri icyunzwe kimeze gutya, ntabwo ari icyunzwe cy'inzara, ni inshyushyu. maze mama represent uburyo ari kungaburira byo none mfashwe nk'icyana cy'ingagi ndagenda umurozi nabonye nshatse nubwo nshakanye ntazabyara sinzabyara mvuye kwa Kalisa nambaye agatimba. Urashaka kuvuga ko insohoyeyo ikiganza kinsohoyeyo kizanyima umwana njyana gatatu? Nari ndimo nkora n'inama nijoro n'umugabo uburyo tugomba kwiranza tukabyara n'akakane. Inama iraza kwanzura mu kanya. Sinzabyara gusa ko namubyara, sinzashaka ngo nidukwiranye ntizigira gusa ko yashatse. Mugabanya amagambo mu gihe umuntu yebere mu kigeragezo. Ejo nzababwira ubwoko bw'amasengesho nasenze. Reka ngarukiriza aha ngaha kuko ndashaka kuza gusengera abantu mu kanya. Muhumure murataha neza. Zaburi ya 89 wa murongo wa 22 twasoma uryoshye cyane. Mbonye Dawidi umugaragu wanje musiza amavuta yanjye yera, ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe, ukuboko kwanjye kuzamukomeza. Ndashaka kuvuga ku kiganza. Sanugabanyaho gakeya mikoro iri kurangira. Iki kiganza aho iki kiganza cy'Imana ndashaka kuvuga ibyo kigiye gukora mu buzima bwawe. Uyu Dawidi afite uburyo yavutse nk'abandi. Umuhango w'Abayuda wanzuraga ko umwana w'umuhererezi ari ujya kuragira intama, ajya mu ishyamba kuragira intama. Ageze mu ishyamba, iki kiganza ndashaka kukubwira aho cyatangiriye. Gitangira kumufasha kwica idubu n'intare. Amena. Intare idubu byafata intama, agafata intare agashwanyuza, nta muntu ureba, nta muntu umuterera haleluya, nta muntu umubwira ati Dawidi kora mu ntoki, nta muntu umubwira ati, ku buryo n'uwo yari kubibwira ntiyari kwemera. Ariko iki kiganza gikoraho batareba naho bareba. Iki kiganza ndashaka kuvuga kuri iki kiganza kuko ndi kubona ikiganza kigiye kubanza gukosora imibiri yanyu yamugajwe n'abantu, yamugajwe n'indwara. Uyu munsi hari gukira cyane indwara nyinshi. Iki kiganza ndi kukibona mu buryo tera haleluya. Idubu ryaza ni inyamaswa ikaze cyane, kandi hano harimo abagabo batakwica n'urukwavu. Avuga ati ndatanga sengisa barumbagire, tujya twemera simbapfobeshe. Hano hari umugabo wahe ikizamini ngo abage inkoko, akubwira ati ndagatsindwa pe, ibikira mara mu byaha bimfasha. Ariko ndebera ka Dawidi, Uwiteka yareberaga hera akavuga atumva ikiganza cyanjye aho ababyeyi batari, aho inshuti zitari, aho umuntu atagera, ikiganza cyanjye kirahari. Iki kiganza nje kukubwira umukwabu iki kiganza kigiye gukora wibereye aha. Iki kiganza hari ibintu kigiye gutembagaza wibereye aha. Iki kiganza ndi kukibona. Yeraga narose ndi kubwiriza mfite n'inzozi. Amen. Ngo igihe kiragera Imana ibonye uburyo Dawidi ari gukora, avuga iti nkurikije uburyo namusapotinze batareba, ashaka kumujyana kuri tera. Wikwihuta
wihuta kujya kwigaragaza ikiganza cy'Imana kigiye kukujyana kugaragara wikwirirwa utumutwe wikwirirwa wishakira inzira n'Imana yambwiye ko ikiganza cyayo kije kugushakira inzira kije kukuta mushaka injyana ijyanye n'ukuntu naramutse mujye mwerekwa nimucuranga naje mu iteraniro igiterane ndimo nkorana n'abacuranzi bagira iyerekwa bafite amavuta yo gucuranga urumva bafite ikintu cyitwa injyana ijyanye n'umwuka wera mbega mujye mwerekwa ibintu nakunda ni ibigenda gake nze mbabwira uburyo ikiganza cya papa wawe kitaguhaye ariko icy'Imana kije kuguha ikiganza cy'Imana cyaje ubushobozi bakuru ba Dawidi bwo kunesha Goliyati. Mubanze mujya mu myobo, bihisha mu myobo, baratsindwa pe. Goliyati arabasuzugura, aravuga ati mbasuzuguranye n'Imana yanyu. Dawidi amenya ko hari umugabo w'Igati witwa Goliyati w'indiscipline asuzugura abantu b'Imana. Aravuga ati uko biri kose ndi kumva ikiganza kinsunika kimvana mu ishyamba, ndi kumva ikiganza kinsunika kinjyana kuri tere, ndi kumva ikiganza kinsunika kinjyana gukora ibintu bizandikwa, kuko ibindi kubikorera mu ishyamba nta kamera igera mu ishyamba. Ndi kumva ikiganza kinsunika, aracyumvira, yikorera ibiryo ajya kuri tere. Ahageze asanga bene se bari mu mwobo. Abati mbasha umva amagambo y'abantu baba mu mwobo bagira amatiku. Abantu baba mu mwobo bagira amatiku we. Batumbasha sura mu butamadamo bwaso, turakuzi vuzi byawe. Goliyati atumereye nabi, turenda gupfa, twese twagiye mu myobo, bakuru bacu barapfuye, abagore benshi bahindutse abapfakazi kubera Goliyati, abana b'abahungu bahasize ubuzima. Reka kuza kwirega aho ngaho n'ivuzi ryawe, subira mu butamatama bwaso, subira mu ishyamba. Dawidi ati hoya ndi kumva ikiganza, mugabanye amagambo, ikiganza cyaje cyahageze, ikiganza ndi kumva ikiganza, mutere haleluya. Arangije Dawidi ashyiramo akantu ko kwiyemera nkunda. Aravuga ati nica idubu nta wari uhari, nica intare nta muntu wari uhari. Ibintu byo kwirirwa nkora ibintu bidafite sapoti no. Arabanza ajya gukora akazi ko kuneka, abaza agahungu kitwa Buneri. Nta sosiyete itagira umunyamagambo uzaperereza, nta korali itamugira, nta komite itamugira, nta komite y'abadiyakoni ibura umunyamagambo, nta karitsiye ibura umunyamagambo, nta shuri ritabura umunyamagambo. Ahantu hose haba radiyo runwa. Harimo agahungu gafite umunwa wakananiye kitwa Abuneri. Dawidi aramubaza ati mama sesha
ko mbona mwakubiswe na bene wacu bihishe mu myobo, kandi nkaba numva ikiganza kiri bwice umufilisitiya. Bavuze ko umuntu uzamuhuhura bazamuhembeke. Harimo akantu haba harimo akantu, ibintu byo gukora nta kantu rero mu minsi mike biraza guhinduka. Aka kantu ni Dawidi wakadukanye. Amunera akantu karimo, ati harimo tubiri. Harimo kuba umuyobozi w'igihugu, hakaba harimo gushyingirwa umukobwa w'umwami Sawuli. Sawuli rero yari afite ibikobwa byiza nkanjye, biteye neza nkanjye. Okay, Dawidi ahita ajya kubonana na Sawuli. Ageze kwa Sawuli, turabakiriye tubakomera mu mashyi. Ageze kwa Sawuli ati muraho nyakubahwa Sawuli. Ubu namenye ko umufilisitiya witwa Goliyati yambuye abantu ijambo, abana benshi yabagize imfubyi, abagore benshi yabahinduye abapfakazi, abantu bose bageze mu myobo. Goliyati ubona ufite ijambo ariyamira, kandi ndamubonye hariya hakurya n'ingabo ze, kandi ndikumva muri jye hari ikiganza cyampaye imbaraga zo kwica Goliyati. None nyakubahwa, ko numva ndi mu mavuta yo kwica Goliyati, umuntu uzamwica azagororerwa iki? Sawuli arabetinga umukobwa we n'igihugu. Mu bagabo tuziranye ba feki na Sawuli arimo. Niwe mugabo wemeye ibintu ntiyabikora kandi ari umuyobozi, ariko Uwiteka birangira bimwambuye ku ngufu, kuko akenyuruza abama akadukenyeza. Ntabwo ibintu byacu bizahera muri bariya bantu. Azemera akoreshe n'imbaraga ze babizane, azakoresha ikiganza kibizane ku ngufu. Ndaryumvise iryo jambo. Arangije ati banza ufate imyenda hano wambare. Mwana w'umungu akubisamo stile zo kwa Sawuli, asanga nizo kwa Sawuli. Erega nimureke stile z'abandi, mwikwigana stile z'abandi, mwihangane dukomeze twisengere, twiyambarire nk'abarokore, dukomeze twuzure umwuka wera, mwivanga Bikira Mariya na Yezu na Muhamedi, muhitemo kimwe, muve mu rungabangabo, mwemere ikintu kimwe. Hari stile zitari izacu rwose. Arangije ati akiriye imyenda sindi buyambare. Dawidi yikoza hakurya hariya ku kagezi, afata amabuye 5 ku ijambo ry'ikiganza. Hano Bibiliya yavuze ngo ikiganza cyanjye kizamubaho. Afata amabuye 5, amabuye 5 ayazanye ayashyira mu mvumba, afata umuhumetso. Ikiganza cy'Imana kigiye gukorera mu kantu gato. Kigiterane muraje murebe ibintu bigiye kuvumbukamo. Ntabwo bigombera gukurikiza ikindi giterane cya kabiri. Cya kabiri kuzaba ari ugushima, kuzaba ari ukuronshinga, kuzaba ari ukwerekanwamo, kuzaba ari gukoresherezamo amakwe ndimo mbona hano. Dawidi aratambuka ajya kuri tere, agenda agaragaza umuhumetso, ntiyagaragaza ibuye n'imvumba. Kintu gitumye utsindwa muri iyi minsi, werekanye imvumba n'amabuye, wagombaga kubanza kwerekana umuhumetso. Zitere ntibisaba kwerekana yo wasenze n'amasezerano ufite. Oya, bishaka kubanza kugaragaza uriwe nimba ukijijwe cyangwa ubeshya. Dawidi ajya kuri tere, agenda azunguza. Abantu babona ko kana gashobora kuba kacanganyukiwe,
ariko ndashaka kuvuga ikiganza cyari cyihishe mu ibuye n'umuhumetso. Ikibazo si imyaka umaze udashaka, ahubwo hari ikiganza kije kubikora ukiyuburura bakagira ngo ufite imyaka mike. Ikibazo si imyaka umaze udakora, ahubwo hari ikiganza kije kuyatubura ugakira umaze amezi make. Hari ikiganza. Ikibazo si dogiteri wavuze ko utazabyara ngo trompe zifite ibibazo. Oya, hari ikiganza cyakubyaza na trompe zizibye. Hari ikiganza kibishoboye. Ikiganza, hari ikiganza. Hari ikiganza. Ikibazo si umugabo ugusaza ugutesha umutwe. Hari ikiganza kije kumuhindura nk'umupadiri akajya avuga nk'usoma misa agataha kare nk'inkoko. Ikibazo si umugore wamugutwaye. Hari ikiganza kigiye kumukurayo. Hari ikiganza. Ikibazo si umwana ubona amanota make. Ndabona ikiganza kije gukora mu mutwe akabona amanota meza. Ndabona ikiganza mama. Ndabona ikiganza yego mwebwe. Ndabona ikiganza kigiye gukosora ibintu muri yo nda yawe. Ndabona ikiganza kigiye kuguhesha ibyawe ukuze. Ndabona ikiganza kizanye indishyi z'akababaro. Ndabona ikiganza kije guca agasuzuguro kuri uriya muntu umaze iminsi ukwivugaho. Ndabona ikiganza kije kuguhesha ibyawe wariganijwe. Ikiganza cyaje n'abaruvuga ngo amina. Dawidi azunguza umuhumetso. Hakurya hariya Abafilisitiya na Goliyati bati Abisiraheli bacanganyukiwe. Aka ni agakibohereje ku rugamba. Akana ni akagabo kazingamye. Ikiriya kintu se gafite kigira gutya ni igiki? Naho ikiganza cyaje iwawe cyaje, mu kazi cyaje, mu bana cyaje. Kosharebo kutaka Goliyati akajya yigira imbere, kuko ubu tugiye kubakuruza iki kiganza tubiyegereze. Ntabwo bigombera ibuye rya kabiri kuri uyu muntu wakuzengereje. Haje ikiganza kigiye kubahondanya twicariye aho. Oya, ntabwo bigombera inama iri buterane y'abayobozi bawe. Hari ikiganza kigiye kubikora inama idateranye. Ntabwo bigombera seve yawe ngo udepoze. Hari ikiganza kigiye kuguha akazi utadepoje. Ndi kubibona, ibi mvuga biri gukoreka mbibona. Ntabwo bigombera gusubira kwa muganga. Hari ikiganza kije kugukiza ugasubira muri kontrole kugira ngo umuganga yemere ko hari ikiganza. Uko azunguza Umufilisitiya yigira imbere ngo arebe ibyo barimo. Abantu bari kubona umuhumetso
ariko nta makuru y'imvumba n'amabuye. Abantu bari kubona dusohoka mu giterane twinjira, ariko nta makuru bafite y'Imana iri kuhatubwirira. Nta makuru. Ngo Goliyati yigiye imbere akuramo ingofero ngo arebe neza ko ibyo arimo abona ari ukuri. Akuramo ingofero, ariko n'umujinga kwere. Akuyemo ingofero, Dawidi ati sinakora ikosa ryo kukwica ntaguteye ubwoba, sinakora ikosa ryo kukwica ntaguhaye isezerano, sinakora ikosa ryo kukwica abantu bakugose n'abatangarije ko bari babimenye. Arangije aravuga ati wanteye icumu n'uducumu. Bibiri ivuga mu magambo make, wakoresheje uko ushoboye wica abantu, usuzugura bene wacu, wapfakaje bene wacu, abagore barapfakara, abana b'abahungu babimfubye, abandi bari bagiye gushirira ku rugamba. None jewe ndakwica uyu munsi, ntabwo ari ejo, uyu munsi niko Bibiri ivuga. Ndakwica, cyo ni kimwe. Cya kabiri, nguca igihanga. Cya gatatu, nkubagire inyamaswa zose zo mu ishyamba. Ibi bintu birakorwa, ibi bikorwa bifite support. Icya mbere ni ikiganza, icya kabiri kugira ngo bimenyekane ko wishwe n'Imana ya Isiraheli wasuzuguye, wishwe n'Imana yahaye abantu ibiryo, ugiye kwicwa n'Imana iyambukije Abisiraheli inyanja itukura. Imana yahaye urugo amariyonari bararufashe, Imana itubeshejeho, ivuga bikora, yategeka bigakomera, igiye guhangana nabo. Iki kiganza kiki, iki kiganza, kiganza akuyemo ingofero. Dawidi ahita akabakaba mu mvumba, ashyira ibuye mu muhumetso, arazunguza. Uwiteka ati rekura ikiganza cyanjye, iyo cyaje ntibirirwa bashora amafaranga menshi. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyaje ntibazunguza kenshi. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyaje ntabwo batanga ruswa, akazi k'ubuntu karaza. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyahageze ntabwo bigombera gutereka amaso kugira ngo shera atangaze itariki y'ubukwe. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyaje ntabwo bigombera ngo umugabo umwiteshere, niyo wamwita ntuzawe bucyazana umushahara. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyaje umuntu ava kuri moto akicara ku kiganza. Iyo cyaje ntabwo bigombera kujya muri onapu Uwiteka ashyiramo imiyaga. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyahageze umuntu bamuhamagara bamwubashe muri karitsiye bikamenyekana. Rekura ikiganza cyanjye, iyo cyahageze nta bintu byo kwirirwa uvuga amashuri y'ubwoko bwose wize, akazi bakaguha warangiye baguhemba mbere y'umushahara. Ngo urangije amukubita ibuye, mutwara w'umena. Aha hantu ndahatinda kuko pozisiyo Dawidi yateyemo niyo nshaka ko duteramo. Ntabwo yakoresheje pozisiyo ituma ibuye ritunguka ngo rigume ku butaka bw'abagome. Yakoresheje pozisiyo yo kumutera ibuye agapfa ari muri gisemo. Iki kintu ntabwo mucyumvise. Ubundi aya mabuye mwicishije Abafilisitiya bakasigarana, niyo barimo babavunisha. Iki kintu muracyumva se cyangwa nzakivuga iwacu mu Rwanda? Iki kinyarwanda kirakomeye. Ubundi muzize aya mabuye mwicishije ibisa na Goliyati ariko bakayasigarana, niyo babahindukiranye. Uzize aya magambo wababwiye niyo baguhindukiranye bagucyurira. Pozisiyo ni ukumwica ibuye rikarigitamo. Impamvu yo kurigita mu mutwe ni iki? Dawidi yaravuze ngo ndamwishe, n'urugo mwishe, kuzajya kubwira Abisiraheli ko yapfuye nta kimenyetso. Abakora ndabazi bakunda ibimenyetso. Kujya gutangaza urupfu rw'uko yapfuye nta kimenyetso, nta uzemera ko yapfuye. Birasaba ikimenyetso. Abakora dukunda ibimenyetso, cyane cyane abagore. Arasimbuka yikoza ku butaka bw'Igati.
arabanza afata inkota Goliyati yitwazaga iri ku itako rye, isobanuye ijambo ry'Imana. Ubwoko bw'Imana bwari bwaranyazwe, ayikura mu rwubati rwe, afata igihanga aragicegeta, kuko niho ibuye ryari riri. Kuko iri buye baba barikiniraho shahu, baba baryishyuza amafaranga menshi, umuntu ajya kurisura akishyuza, nta mpamvu yo kugira ngo arisige. Acegeta igihanga, ajomba mu mutwe, arangije ntiyigeze aca igihanga amasikoti ye agihari, ntiyigeze aca igihanga abafilisitiya bagihari. Ibuye rimwe gusa ryatumye intambara inesheka, intumbi ya Goliyati gusa yatumye abantu bose bahunga, intambara ishira mu gihugu. Ubu ndashaka ko turasa mu cyiciro perezida w'abarozi bakugendaho, niwe ndi gushakisha netu wakaze ubihagarariye kuri iyo gikota yabo, aho niho ngiye kohereza ikiganza. ebyiri ahita atungukana igihanga n'inkota mu Isiraheli. Ariko jyewe ntabwo bari kunkira. Dawidi aca bugufi, nari kuzamukana amagambo y'incyuro we, nkahera kuri bamwe bari mu myobo bambwiye amagambo ntimwoka kubitwa n'imbaraga z'Imana. Simwije, simurangije, hagira kongera. Yaba ari igihe wabikoze ntabwo bari kunkira, ariko nari kubashota imigeri n'uburyo banyahagisha. Dawidi no murokore. Igihanga bakizamukana kitunze ku nkota, arakizamukana. Abagore bakireba, burya nushaka ko inkuru yihuta ugiye umugore, ku nkuru turaroze turyoshye nkoro. Niyo mpamvu Imana twifashisha abagabo bibereye kuri kompiyuta. Arakizamukana, abagore bati niwe, atuzi ko ari wewe, ati na bwa bwanwa bwe zuruye, atuzi ko ari akavuga mwana wa dore wagira ngo nijya kubyaye ufite ibicece rwose wanyuha binshyushyu ndabibonye. Aha, kavugisha neza nze nkwereka uburyo dukora uyu murimo w'Imana tukareba ko bizavamo. Abagore baba barakibonye. Yababa iyo mpaba we, nari kwambuka n'igihimba nkakizana. Iyo mpaba Dawidi yarazanye igihanga, ariko mwene Karisi iyo mpaba nari kugenda n'igihimba nkakizana, nkagikoreraho ubufenda. Uburyo yatuzengereje, barakizamukana. Abagore batari kuzi ko ari wewe batireka Dawidi yigize hino, batisha Dawidi uzi ko ari Goliyati wana, uzi ko ari we. Dawidi ati namwishe, iki ni ikimenyetso. Maze Dawidi ngo agikubita intsinzi hariya. Abagore bahita bipanga ku murongo, nta repetisiyo byagombeye, shiriramo umuziki sha, nta dirijante, nta bintu by'amagambo menshi. Ni ukuvuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu, kandi ari umuntu umwe. Iki kiganza nigikora ikintu kimwe bizabarwa mu nzovu. Ngo baripanga, nta kintu cyitwa dirijante, nta repetisiyo yabaye. Batangira kuririmba, izina rya Dawidi rirazamuka. Ikiganza cy'Imana gikora ibintu biko ya bikomeye sha. Barangije barawukata, bararirimba, barabya. Ariko mwacuranze izo nanga nizi wanyu. Ikiganza cy'Imana ikiganza mana kigiye gukora iki? Ikiganza
iki kiganza kigeze iwawe. Maze iminsi ufite agahinda utagira umuntu usobanurira. Iki kiganza kije gukosora kiriya kibazo, kandi umubiri wawe wakiriye kuba muzima. Amarira warize Imana irambye ngo nta yandi yakuzanye ngo ikubwire ngo ije kurabosha kutakeye kuguhoza hayo warize, kandi umuntu wagufashe ijambo arishize hasi, kuko Imana igutabaye bitunguranye ku kwezi kutarashira ugiye guseka. Niko Imana ivuga amashi menshi cyane, amashi menshi cyane. Oh takoshana takoshanto avuganye nawe. Mana irambwiye ngo wa mugisha warose birasohoye, inzozi warose niyerekwa wagize ntabwo ari inzozi. Imana ije kuzisohoza za nzozi, kandi irazisohoje abantu barabimenye. Oh parasaya herebosha. Mana kugize umugore w'umukire, ijambo bafashe bararirakuye. Akira ubuzima, akira ibigutungira abana, akira amahirwe. Oh takosha hetekerebo amashe komera Imana amashimete. Takosha koneza kuwiteka. Imana ivuganye nawe, akira akazi k'umugisha kandi karihuse. Imana ikuye ibiryo by'impica ntikiza mu buzima bwawe. Imana iguye gutunga no gutungisha abandi. Mu muryango uvukamo dore Imana irakwamamaje, zamuye izina mu muryango. Ni wowe ugiye gukiza umuryango, kandi ikubatije mu mwuka wera. Aguhaye impano zayo, guhaye imbaraga zayo. Akira imbaraga raparasa herebasa sherebasa. Akira imbaraga kokerebo, imbaraga zikora basaya, imbaraga zikiza mwuka wera, imbaraga z'Imana kokerebo saya. Akira ubuhanuzi, akira iyerekwa, akira gukiza indwara. Imana igiye kugukoresha ibitangaza muri uru rusengero. Abantu bazamenya ko yari umukozi wayo. Mutere haleluya ebyiri nziza nziza. Imana irambwiye ngo uri umutunzi. Ubyandika ku itariki Imana ikubwiye ko uri umutunzi. Uzagenda mu bihugu byinshi, ntabwo uri umunyafurika. Imana irakuzamuye kandi uteje intambwe. Abantu bazamenya ko ikorana nawe, kandi dore Imana ikuzamuye bareba. Wagufasha ijambo abuze uburyo, Imana iguhaye ibisubizo nawe utagira ngo urabirota. Kandi uwiteka agaciro wambuwe mu muryango wawe, irakurokoye. Rero karande zo mu bisekuru bitandatu. Tera haleluya ebyiri nziza nziza. Mwirambye ngo igukijije indwara ufite mu mubiri, ihereye kuri uwo mwijima. Igukijije impyiko, inyama zo mu nda zari zarangiritse. Nta mazi wazanye. Ejo nabatumye amazi kugira ngo nyasengere, ayazanye. Hanyuma mumpe amazi mvuze uyu muntu, inyama ze zo mu nda zarashize. Mwakira ubuzima kandi urabubona. Kwari Imana yampaye no guhesha abantu amagara mazima. Wamazi wenda gusengeye mu ijuru, batubwiye ko tuzasengera amazi agahinduka amaraso akajya gukiza indwara. Ya mazi nyatumye izi ndwara zisohokere mu mwanda. Wa mwijima we tega amatwi wumve, urakira. Wa mpyiko uraba muzima. Wa mara we, wa gifu we, wa magufa we. Dore no kunama ni ikibazo no kugenda. Haguruka uze ngo ukore mu mugongo, haguruka uze ngo ukore mu mugongo. Barakumugaje
mpobera dore abandi barabyifuza bakabitegera indege nkatuyeho ubuzima nguhuje n'ubuzima akira ubuzima nyahinduye umuti w'indwara zose ndatura ubuzima kugeza ku ruhu n'umusatsi ndatura ubuzima kuva mu birenge kugeza mu mutwe mu izina rya Yesu Kristo amina. Imana ikurinze kuba igitambo cy'umwaka wa 2023 upfuye kugenda byo warugiye twari tugushyinguye akira ubuzima mu izina rya Yesu. Nguko witekanye yabavuze akira ingendo ebyiri z'umugisha ingendo ebyiri z'umugisha icyo ni kimwe. cya kabiri icecekesheje amagambo. cya gatatu wakureba yakwibeshyaho akagira ngo hari akantu ufite ariko nta kintu ufite. Imana iguhereye ikintu gifatika muri iri teraniro. Imana ikugiriye umutunzi muri iri teraniro. Imana irakugaburiye irakwambitse iguhaye umugisha iguhaye amahoro. Intonganya n'agahinda birarangiye guhera uyu munsi birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana irambwiye ngo mubwire ngo akira impano yo gukiza indwara, kandi ugiye gukiza indwara z'imvukanano iz'abantu bavukanye. Ugiye gukiza n'indwara zituruka ku barozi. Ugiye gukiza n'iz'abaganga bavura, kandi iguhaye ubushobozi bwo kubaka ibintu byashenywe n'abarozi n'abakonikoni. Ishize imbaraga nyinshi muri iri teraniro, kandi hereye iwawe yubaka. Ingendo zawe zibrotse zirabrokotse. Imigisha yawe yafunzwe n'abahanuzi b'abagome irafungutse. Ibyafunzwe n'abakonikoni birafungutse. Imiryango irifunguye. Ugiye gutungisha abantu benshi. Tuteketaya ugiye kubona amata yo mu zabukuru. Ntabwo uzarwara ubworo. Imana iguhaye nk'ikamwa buri kwezi. Ndi Imana itunze, kandi mu byo ntunze ngiye kuguha. Nguhaye umugisha, kandi nta muvumo uzazamo. Dore barakuriganije, wahuye n'abarozi baragukerereza, uhura n'abantu babi baragukerereza. Ngiye kuguha nshyiremo n'indishyi z'akababaro. Ugiye gutungura abantu, ugiye no gutungura bene wanyu, kandi muri bene wanyu hari umuntu wakwibasiye. Imana irambwiye ngo nawe ugiye kumwibasira, kandi ugiye guseka. Kiriho ni ku Uwiteka Nyiringabo avuganye nawe. Umva uko Uwiteka ambwiye. Arambwiye ngo baho, kandi asubiyemo ngo baho. Haguruka, ihangane umpobere. Dore baguteje kuzingama ukuze, bakuzingamishije ukuze. Imana irambwiye ngo irakuzinguye, irambwiye ngo iragukenyeje, iguhaye ubuzima
bari baragushyize hano mu mushonge w'isukari ngo uko ishonga ubuzima bwawe bujya bushonga. Imana igukuyeho kubagwa hato na hato nta mpamvu, igukuyeho ibyuma, igukuyeho izi mbugita, niko Uwiteka avuze. Imana ikurinze gusobanamara, akira ubuzima niko Data wa twese avuze. Haleluya. Ndashaka umuntu muri kiriya gihande umaze iminsi urota inzoka, mu nzozi arota inzoka agira gutya ikiganza. Yego yo Kibondo, nawe ndaje ngusengera. Haguruka Kibondo, durungana n'abana banjye n'abarozi baza kuroga. Ababyeyi be barahari. Hari abarozi baza kuroga ninjoro, ntabwo bashaka ababyeyi, barashaka abana kubw'ishyari babafitiye. Imana irambwiye ngo irababundikiye.